muri kumva ikiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. My Saturday, umunsi w'ibyishimo no kuruhuka. My Saturday, the day of joy and relax. Marvoni. Radio Icyizere, allo. Meze neza cyane. Okay, natwe turashima Imana, urebye ikomeje kudutiza ubuzima kandi turi kubona n'imikorere igenda imera neza cyane. Nizere ko namwe ariko mumeze. natwe nuko turashima Imana, turacyari mu isezerano ry'Imana. Okay, kandi muri gumemo nta mpamvu yo kuva mu isezerano ry'Imana niba muryizera. Yego. Tubaye ikaze mu kiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. Murakoze cyane kunyakira, Imana ibamugisha. Hanyuma rero birumvikana uri umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Dufite amakuru atariho ivumbi yuko waba ufite gahunda ya promotion cyangwa se gahunda yo kumenyekanisha ibihangano byawe. Tukaba twifuza kuba twaganiraho kugira ngo udusangize aya makuru ndetse n'abakunzi bawe bagire amakuru bamenye koko se nibyo cyangwa ni bya bihuha by'abahanzi cyangwa se bya bihuha by'abantu. Nibyo, reka tuze twaganiraho. Yego, indirimbo zirahari. Nkuko nigeze kubibabwira, hari izo nabagejejeho. Rero mu mishinga hari indirimbo ebyiri zihari. Yego. Numvaga nabagezaho muri ino minsi bitarenze ejo rwose. Izi ndirimbo ziri hanze, mushaka kuri YouTube mwazibona, indirimbo ebyiri. Zisanga izindi nari narashyize hanze. Indirimbo yitwa Hariho Igihugu. Indi ikitwa Amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu. Dushobora kwibaza tuti ubundi maze gusohora ibihangano bingana gute, umubare wabyo ni uwuhe? Maze gusohora indirimbo zigeze muri 14. Urumva ko nakwije alubumu, ariko kubera ko icyorezo cya coronavirus cyahise kiza kikabitandikamo, ntabwo nabashije gusohora iyi alubumu, ariko urumva ko yuzuye. Mu ndirimbo 14 ufashe indirimbo Hari Igihugu ndetse n'Amaraso, uravuga uti reka aba arizo ndirimbo mperaho nkorera promotion. Umuntu yakibaza ati ni uko arizo ndirimbo nziza cyane, nizo ndirimbo bakunze, nizo ndirimbo abonye abantu bagiye bishimira, niye mpamvu? Ikiganiro My Saturday. Cyambere cyo Amaraso ya Yesu niyo yategetse, niyo yatuma ibintu byose bikunda. Yesu yaraje apfira itorero, havamo itorero ryiza. Yego. Indirimbo ivuga ngo Yesu we iyo utaza mu isi iba yuzuye ibyaha gusa n'ibyago gusa, n'amarira gusa, ariko waraje kugira ibyo uhindura. Amaraso yawe uzamamaza intsinzi y'ayo maraso ushimangira. Ndashimangira amaraso ya Yesu yadukura. Yego. Ikindi indirimbo ya kabiri ivuga ngo Hariho Igihugu. Impamvu naririmbye ko hari ikindi gihugu, burya hano turi ntabwo ari iwacu. Hano ni iwabo w'umubiri. Yego. Turavuka, igihe kikagera, tugapfa tukagenda, ariko hari ikindi gihugu tuzahurirayo, ikindi gihugu. Ibyaho byose ni byiza cyane, nta magambo ateye icyo nabayo, nta mfubyi yakubitirwa, kuko ndibuka ko nabayeho ubuzima bubi, imfubyi, ariko amaraso ya Yesu yatumye nifuza ko hari ikindi gihugu yanumva. Nkunda gusoma ijambo ry'Imana, nkumva ko hari ikindi gihugu kandi nizeye ko nzakigeraho. Artiste Jean Paul, ngira ngo promotion cyangwa se uburyo bwo kumenyekanisha ibihangano by'umuhanzi bikorwa mu buryo butandukanye. Wowe ugiye kuba wamenyekanisha ibihangano byawe mu buhe buryo? Icyambere, izi ndirimbo ziri kuri YouTube. Kuri YouTube ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube uzisangaho amazina y'inyigo ari kuri Jean Paul. Hanyuma hari izo ndirimbo zose 14. Wajya kuri radio Huye, hari indirimbo zigeze muri 3 namaze kuhageza. Bivuze ngo n'izi ngizi rwose bategereje iminsi mike bagahita bazibona bakazumvaho, kandi iyo ngiye
kuri iyo radiyo ntabwo navayo ntatanze ubuhamya, benshi bagiye bumva ubuhamya bwanjye kuri iyo radiyo, namwe kandi mwagiye mumfasha mu buryo bwo kuziporomotinga hamwe n'izi ngizi. Hari n'abatuye hano mu murenge wa Tumba cyangwa ni muri Huye bazibona ku bice zitandukanye no kuri Sarusi zirahari. Ndumva rero abantu bajya bazisaba bakajya no kuri YouTube bagakora subscribe, bagakora share, bagatera comment, bakazisharinga ku bashuti babo kugira ngo babashe kuba bazibona n'indirimbo zirimo ubutumwa bwiza. Muri make indirimbo zawe zimaze kugera ku bitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko bino bikorera mu ntara y'Amajyepfo, ariko ndumva no kuri social media nka YouTube indirimbo zawe ziriho. Indirimbo ziriho no kuri Facebook, amazina ni Nibarikure Jean Paul, hanyuma wajya kuri Instagram ni Nibarikure Jean Paul. Kugira na nimero zanjye waba ushaka kugira inkunga ntera cyangwa kuganiriza nkaba naziguha tukaganira. Okay, nyuma yo gusoza ikiganiro uraza gutanga nimero zawe kugira ngo umuntu ukunze ibihangano byawe cyangwa se umuntu wifuje kuba yagutera inkunga abe yakubona, cyangwa se n'umuntu burya waguha inama, cyane ko burya n'inama n'inkunga ikomeye cyane muri uruganda rwa muzika kuri radio Icyizere. Artiste Jean Paul, promotion ku muhanzi maze iki? Promotion ikintu imaze burya umuntu aririmbye ibintu bikaguma aho ngaho, bikaguma muri memory card cyangwa flash, nta kintu byaba bimaze. Icyiza burya iyo uhaye umuntu akabipromotinga abantu barakumenya. Urugero nk'ubu hari abantu bagiye bumva indirimbo zanjye kuri radiyo cyangwa kuri Sarusi, abandi bakazumva aho ngaho kuri radiyo Icyizere. Hari benshi bagiye bampamagara barambwira ati kuraje. Urumva rero bitabashije kubibaho ngo babyumve, ntabwo nabasha kumenyekana. Namwe nimwe mugomba kuba mwankorera promotion, abantu bakazimenya bakanamamagara bakazatumira no mu giterane cyangwa no mu nsengero zabo, nkaba n'abantu yewe nuko ndirimba ariko ngira n'ubuhamya. Rero izo ndirimbo kuba zakorerwa promotion nicyo cyatuma nanakomeza gukora, nicyo umuhanzi atera imbere y'abantu yabonye ko promotion. Umaze kugira indirimbo 14 ugiye gukora promotion y'indirimbo 2, hari igihugu ndetse n'amaraso, ariko n'ibindi bihangano nka nk'isezerano. Ndabizi ko izo ndirimbo zikoreye promotion, birumvikana urimo urakora neza, urimo rwose uratera imbere, kandi ni n'igikorwa cyiza burya cyo gukora promotion. Ariko nkibaza nti ndabizi neza ko hari undi muhanzi cyangwa abandi bahanzi bamaze kugira ibihangano byinshi cyane, ye banafite indirimbo zirenze 14, ariko ugasanga nta ndirimbo nimwe aragira gutya ngo agende ayikore promotion cyangwa ayimenyekanishe. Wamugira iye nama? Kuri radio Icyizere inama namugira niyo kwegera abantu b'abanyamuziki cyane, bakegera abantu namwe baba bazi ibijyanye na muzika. Burya ntabwo wabika ikintu kuri memory card cyangwa kuri flash ucurangire muri karitsiye cyangwa mu nzu iwawe ngo abantu bazakimenya. Nimba afite hari nk'umuntu nzi ushobora kuba afite n'indirimbo 100 ariko akaba atadimwe aragenda ngo ajyane muri studio. Ushobora kumvisha umuntu ukamubwira ati mfite impano, akaba yakumva impano. Nanjye nagiye negera abantu b'abanyamakuru barangira ababwira ati iyo mpano yawe uzashaka uburyo ujya muri studio. Ngiye muri studio numva bigenze neza, indirimbo isohotse ndayitanga. Uwayumvise bwa mbere yakanera inkunga arambwira ati komeza. Rero n'abo bavandimwe ukuri nimba bafite impano bayikomeze begera abantu b'abanyempano nkanjye, begera abanyempano b'abahanzi, abacuranzi cyane. Burya ntabwo kuririmba gusa ari byo byatuma umuntu atera imbere cyangwa ngo abashe kuririmba. Wegera abacuranzi. Njye natangiye negera abacuranzi bakaba ari bo bangira inama, bacuranga akanumva bashaka kuririmba. Rero abo bantu rwose bakorera promotion ibihangano byabo, bo ku giti cyabo ntabwo babishobora, ariko begera abantu babizi. Nta muntu wigira mu bintu byose kwawe yabishobora. Tugomba kugirana inama.
umuntu nanone aribaza ati umuhanzi aravuga ati njye nabuze ubushobozi bwo gukora promotion ariko ugasanga amaze gusohora indirimbo 20. Ukibaza uti ubwo bushobozi wabonye bwo gusohora indirimbo 20 kuki utabonye bwo gusohora indirimbo gukora promotion? Aho ubyumva ute kuba umuntu avuga ngo yabonye ubushobozi bwo gusohora indirimbo 20 cyangwa se 11 nkuko wabikoze, ariko ugasanga aravuga ati njye nabuze ubushobozi bwo gukora promotion cyangwa se uburyo bwo kumenyekanisha indirimbo zanjye? Burya gukora indirimbo ntabwo bivuze ngo ni ugukora indirimbo ukayirekeraho. Si byiza ko umuntu akora indirimbo nyinshi utagira promotion. Icya mbere, iyo ukoze indirimbo wumvikana na producer akaba yagira ikintu agufasha, ko ya producer niwe uba ugomba kugufasha mu bijyanye na promotion. Kuko n'urugero nimba ukoze nk'indirimbo y'ibihumbi 10 ugase nk'urugero umuntu akavuga ati yenda ashaka gukora indirimbo 100, agafata ibihumbi 100 agakora indirimbo 100. none se ubwo izo ndirimbo ko baba bazikoreye kuri makeya kandi agakoresha ku producer atazi, ariko jewe impamvu ntabwo mvuze ko abaproducer bose batabizi, ariko burya hari abaproducer babizi bazwi ku buryo indirimbo uyumva ukavuga ati indirimbo yakorewe aha ukagira n'amatsiko yo kuba wayimenya. Ikindi bitabire ibintu bya social media, ntibaza ko umuntu ntabwo yaba yarakoze indirimbo 10 ngo zigere kuri YouTube abure na comment nimwe cyangwa n'abantu bazireba. Bitabire bazishyire kuri YouTube. Ikindi begera abanyamakuru, nibaza atari abanyamakuru bose bashaka indonke, hari abanyamakuru b'abanyamutima bazi ikintu bakunda muzika. Nawe ndabizi hari bagenzi bawe bakunda muzika, hari abashuti bacu. Ntabwo umuntu cyane cyane mu muziki wa gospel uriya hari abantu bumva ko bakora ibintu bagambiriye kuba ngo bashimisha abantu. Icya mbere wagiye muri studio ukora indirimbo ikuvuriye itanze amafaranga, ntabwo ari ukujyana ngo uzajye kuririmba mu rusengero cyangwa birangirira aho, uzabisaba na promosiyo kugira ngo abandi bazumve babe banagushyigikira ejo uzasubire muri studio. Uvuze ku kintu kijyanye na gospel cyangwa se indirimbo zo kuranya no guhimbaza Imana, birumvikana baravuga bati ni indirimbo nyine umuntu akora kugira ngo wenda atange ubutumwa ariko adatekereza cyane ku nyungu z'amafaranga. Abenshi bahita bavuga bati kuba nafata nanone amafaranga ngashora muri promotion mu kumenyekanisha bya bihangano, ntago wenda babyumva neza. Kuba wafashe icyemezo cyo kuba wajya muri studio ugatanga ayo mafaranga yo gusohora indirimbo zo kuranya no guhimbaza Imana, kuki utanavuga uti ngiye gufata amafaranga shore muri promotion nubwo ari indirimbo zo kuranya no guhimbaza Imana mbe nazimenyekanisha? Kuki abari indirimbo cyangwa se abacuranzi nako abahanzi baririmba gospel, kuki iyo ndagaciro cyangwa se iyo attitude yo batayigira? Uko usohoye amafaranga biba biri ngombwa ko y'amafaranga kugarukira, nubwo atakugarukira 100% kubera ko haba harimo n'umurimo w'Imana, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba kumenya ubwenge. Ubwenge rero mvuga ntabwo ari ubwenge bw'isi, nabwo burakenewe kuko uri kuri ino si udafite amafaranga biragoye ko wayibaho unezerewe. Ariko abo bantu ikintu nababwira, begere abantu b'abanyamuziki cyane. Mwanya w'abanyamakuru hari n'abandi b'abanyamuziki nka producer utamuha amafaranga ntabwo yayigukorera. Arakubwira ati indirimbo ndayigukorera birangire ubundi ugende wirwanira. Ariko icyo gihe iyo ugize umutima ukagira ubwenge uravuga ati noneho iyi ndirimbo ubwo ngiye kuyikora reka nshakishe umuntu ukuntu noneho wayinkorera promotion n'abantu bakayimenya. Akegera umunyamakuru, ndibaza ntabwo wamara ukwezi kose utarabona nimero z'umunyamakuru. Nk'urugero nkawe ukorera kuri Radio Icyizere, hari abantu baba bakorera mu isoko cyangwa bari hafi yawe, ashobora kuza akakwegera akakubwira ati se indirimbo ko ukeneye kuba wazingereza ku bakunzi banjye cyangwa ukazinkorera promotion byagenda gute? Icyo ari cyo cyose nawe kugira ngo umukorere promotion bigusaba izindi mbaraga, ntabwo wabikorera
ubuntu kuko ukoresha megabyte kugira ngo uzandirimbo ubashe kugera ku bakunzi. Akaba yavuga ati nimba indirimbo yarayitanzeho n'ibihumbi 30 kubera icyo atatanga ibihumbi 10 cyangwa 5 ngo ube wamukorera promotion y'indirimbo izagire kure ejo azabone ubushobozi asubire muri studio. Rero bari ngombwa ngo umuntu yegere umunyamakuru, yegere umuntu uzi bya muzika, yegere kuko ejo ukoze na promotion yabona manager akaba nk'urugero uriya ndabizi neza Donati abantu baramuzi. Uriya waririmbye yatubaniye yego twari tuzi aciriritse ariko ahantu ageze n'ahantu twese tuzi. Tuba tugomba rero gufata icyitegererezo hariya tukamenya abariya bose bagiye baririmba byagenze bite. Hanyuma tusa nkaho tugana ku musozo uvuze ikintu kijyanye na management. Management mu bahanzi usibye n'abarimba gospel music cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nabo ntibarayumva. Ngira ngo hari umwe mu bahanzi bakunze kugenda bakora management y'abanzi batandukanye yitwa Alex Muyoboke, yakoreye management witwa Tom Close, akorera Urban Boys, akorera Sharina Nina n'abandi batandukanye. Yagiye mu kiganiro yigeze gutanga kuri Transit Line, ni ikiganiro gica kuri YouTube gikorwa n'umunyamakuru witwa Lucky. Yagiye avuga uburyo abahanzi ku kijyanye na management ntago bacyumva kimwe. Bo baba bumva yuko manager ari ugomba gufata amafaranga agashora kuri manager, akayamana manager akaba ari ufata amafaranga akayashora ku muhanzi. Ariko nanone abahanzi ni barumva yuko umuhanzi ashobora gufata amafaranga agareza manager akavuga ati manager wowe dore amafaranga yafata yakoreshe mu gukurikirana inyungu z'ibihangano byanjye. Aho mu baririmbyi barimba gospel iyo myumvire yo murayifite? Rero ndewe kubera ko ntabwo ndo umuntu umaze iminsi muri muzika, ariko ibyo byose ngenda numva amakuru. Uwo Alex Muyoboke nagiye numva amakuru yiwe, numva abantu yagiye azamura abantu bandoizi. Rero uriya muntu yakoze ibintu bikomeye. Hanyuma ikintu kijyanye n'abahanzi, ufata amafaranga ugahereza manager ntabwo wahomba. Nta gihombo kirimo kuko ayo mafaranga uba umuhaye nawe kugira ngo agukorere promotion. Ubundi uriya manager ni wa muntu ushinzwe kugukorera promotion, ntabwo ari wa muntu uzagufasha no kuri yego yaterwa n'igihe aboneye agane ko umwanya wo kugira ngo agufashe kuririmba cyangwa agufashe gushaka amafaranga. Wowe wamubwira yego aya mafaranga ndayaguhaye ngeze ku bakunzi banjye, indirimbo zigeze ku bakunzi banjye, akaba yanashakisha ahantu hari ibitaramo akaba yakujyana. Ntabwo rero kuba manager wamuha amafaranga ari ibintu by'igitangaza. Abenshi baravuga ngo manager ngo yaje ngo kugira ngo arye, ugasanga nibwo umuhanzi bamuhaye nk'urugero bakamuha nk'ibihumbi 300. Manager yamubwira ati se muri ayo 300 wambayeho n'itanu ku buryo gukorera promotion. Ugasanga umuhanzi aravuze ngo manager ngo yaje kurya. Nagiye mbona abahanzi benshi bagiye bazamuka kubera abamanager baba bakenewe cyane. Oya bivuga nabisubire mu gihe tugezemo, ntabwo umuhanzi ashobora gutera imbere adafite management. Abahanzi batandukanye bagiye bakomeye abo ba Diamond, abahanzi benshi ndetse no mu Rwanda iyo ugiye kureba abahanzi bagiye batera imbere nuko bafite management, nuko bafite umuntu uba managinga, kubera yuko manager afata umwanya wo kuba yakurikirana ibyo bikorwa byawe. Buriya management ngenda nayemera inagabanyiriza wenda n'umuhanzi nizo stress. Management ni nziza cyane. Wa mwanya ufata ujya gushakisha ahantu hari ibitaramo, manager niwe ubirimo. Akakubwira ati nimba nk'urugero nicaye ahangaha ndimo ntekereza uburyo bwandika indirimbo nkanayishyira mu bikorwa nkazajyana muri studio. Icyo gihe manager aba arimo apanga indi mishinga avuga ati aha hari igitaramo, aha byagenda gutaka kugira inama. Manager ni umujyanama kuko duhereye ku rwego rwo hasi tukageza hejuru nta muntu utagira umujyanama. Kuko nimba nk'urugero ngeze mu ndirimbo 14 ntaragira manager kandi nkaba nari naragira ahantu ngera, ubu ngubu mbonye manager nibura
ishobora kuzageza nko muri 2030 maze kuba umuntu ukomeye kandi nk'abantu ugenda afatiraho icyitegererezo by'abahanzi. Artiste Jean Paul, hanyuma rero turagushimiye kuba wemeye kuba wagana natwe mu kiganiro My Saturday kandi ukomeze ugire ibihe byiza n'imikorere myiza cyane. Mwakoze cyane, nahoze mbabwira ni uwankenera wakenera kugira inama yanyandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, reka mbahe nimero yanjye yego ku buryo bazanahamagara bakagira inama. Nimero yanjye ya Tigo ni 07 yego 49 yego 6 144 na kane. hanyuma MTN ni 078 yego 00 yego 11 yego 040. hanyuma kuri YouTube yawe amazina ukoresha na yahe? Kuri YouTube amazina ni Ntibarikure Jean Paul. Ntibarikure Jean Paul. Hanyuma rero turagushimiye, ukomeze ugire ibihe byiza cyane. Bakoze cyane, Imana ibamugishe. Yego. Marvoni.